ariko si ubwoko uragira ngo twimuke tuva ahantu dute inzu yacu imeze gutya kugira ngo twimuke tujye gukodesha ukuntu bivuga ubundi ibintu byo kwimuka wabyihoreye ahubwo wowe ukavuga ikintu kimeze gutya ngo ujye utaha ku manywa turebe ko biriya bintu byakubayeho bizongera naho ibintu byo kwimuka ese uzuta ko ahantu tuzimukiraho bitazatubaho ahubwo ngende umva icyemezo narakubwiye cyo kuzajya utaha kare aricyo wakurikiza naho ibintu byo kwimuka ukabyihorera ndumva kwimuka twabyihorera ahubwo tugashaka ubundi ariko kwimuka tukabyihorera muranyumvira koko mwumvise ukuntu nyoko avuga ngo kwimuka ubu ngubu bashobora kuza bakatwicira aha tugapfa bakaduhamba cyangwa se nanjye mwebwe bakabareka bakaza bakanyica gapfa kandi maze icyumweru cyangwa ibyumweru bibiri banyishe ugasigara umupfakazi kandi mu cyumweru kimwe cyangwa mu byumweru bibiri baza bakakwinjira burya ngo umugabo n'uriho imbwa ntiyapfuye nkaba niswe imbwa ndi kuzimu wowe bakakwinjira kandi bakaguhumuriza bakakubwira ngo ariko bite wakwihanganye ko ibintu b'ibyo buzima bikomeza ntumbeshye rero jyewe gahunda ndayifite yo kwimuka ngomba kwimuka abo bantu koko mana yanjye bo kwicwa n'agahinda bagiye gutuma uko twibuka imburagihe batwibiye inkoko batwibiye ibishuhe batwibiye inkwavu ibindi barabyishe ibintu byose bakwiyengejeho ibintu byose byagiye birabizi barashaka ikigo bageze naho bagutera kwa buryo wakumva ko wakwimuka ko ngaho nyumvira nawe birababaje cyane ariko mwana yanjye si papa naho abagizi ba nabi babageze bagiye gutuma munimuka muturugo muve mu rugo nk'uru koko asubi kuko nitwiki birarenze ese papa abagizi nawe waba bazi ngo nzambwire papa wanjye byibura dufatikanye tubashake ibya papa we byihorere wimunyibutsa winyibutsa so ni papa bashaka iki buri munsi ni wowe cyangwa ngubwire buri munsi ako karindi kawe singashaka mu rugo rwawe urugo bona ariko yara ka ngubwire aho wadusuzugura aho watujogera uzibesha ugaruka hanga kugira ngo reka ngubwire kubita byane washinwe cyagaze nkagitera muri kandi reka ngubwire uzibesha ugaruka umva wamwikorere mureke umva uko twababaranye narakubabariye kuko wansabye imbabazi sogeza nsaba imbabazi umva ceceka ntihagire irindi jambo wongera gusubizaho araza arasakuza na bwa burakari asanga araza yaranyishe arambwira ngo wagisaza ngo ubu ugenda kumva ngo bikanezeza ngo ubu hari amenyo bikigira hari amagufa y'amaguru akigira ibyo mwajya yaje kubimbwira ndamura yafashe mu ijosi arazamuranaga bikaba ndahavuga ni John wokabyara we John aranga induru ziravuga aravuga ngo amazi igisoje kumuvuze ntuvuge nta kibazo ntimuvuge tu cyane bakuri nisi ntabwo n'agatima cyawe ibeshya mpamagaye cyane ko duherukana ejo bundi ufite umujinya nanjye mfite umujinya siporo waraziretse se siporo se shaka ubu urabona bise byankundiramo narakubuze bigira naho njya muri gym ngo ndeko nabusangamo kubera kundi bintu mwebwe kwitondera ndakubura pe ubundi mu minsi yeruvaga nawe naterura naterura nkajya nkukoreraho siporo nterura ubu ariko byararangiye umujinya warashize mu mbabarire
namuze nicyo kinzanye mu mbabarire erega ntago meze neza nuko cyane ahubwo none nuko John we nasanze mu by'ukuri ngize ibintu nkora utambwiye utanshyigikiye nta mugisha wampaye rimwe na rimwe bishobora no kuza bikakugiraho ingaruka ku giti cyawe nanjye bitandetse kandi ari wowe ndengera mpitamo nyine kugira ariko mu mbabarire ku byabaye ubu nyine tugiye gushaka ukuntu tujya mu nkiko no muri polisi dutanga ikirego bigende process ku yindi urumva ariko ntabwo ibyo kubyicara n'ababitsi oya nibyo rwose reka John ibyo guhora no ku Imana John we reka tubihe Imana cyane rwose Imana itaretse ngo amaboko y'abanzi banjye bansumire uyu munsi nkaba ngihumeka umwuka w'abazima iyo ni Imana ikuri icyubahiro tuba ariyo twereka imibabaro yanjye ariko tutongeye tutishyizeho urubanza rw'amaraso cyane yoroshye utazane muzaye ni umwanzuro uva kure aya wese ubiri inyuma John uriya mushenzi ubundi yari akwiye gufatwa mwihorere nanjye ntiyangije ngo aracyamfite nta kundi nyine mwihangane kandi ntacyo azantwara kubera nabiretse mu mbabarire reka twiganire aya nibyo kubireka John burya ubugabo butisubiyeho ubyaro ubu niho ubaye umugabo ahubwo kandi rwose turagushimira niko bimeze ariko nyine ariko kwiburusa ariyo mpamvu adaseka ariko iryinyo ryabaga riri kuri nase arakariye tabi nase yafataga icyemezo nubwo wamukubita inyundo yafashe icyemezo ise umubyara yaribyaye yafashe icyemezo cyabaga icyo nubwo wamuniga ntabwo yavaga ku izina ubona waricaye hasi ukigira inama rwose umva akira rwose nasanze buriya nuko ndamutse ngufashe nkajya kugira baya ntabwo icyo dushaka nageze mwese muranyikanga wavuye muri siporo ariko ndabona usa nkaho naremvuye muri siporo gukora ka jogging ubwo rero mbonye uze hano ku rugo nahaga ati musaza uzi ko twajyanaga gukora aga siporo twirukanka ati musaza bamureba akareba uko ameze si amwana tunywe amazi yabuze reka njye kuyishakira mu rugo se ko ari iwanyu wasanga yasanze ibintu byagumye kurya biranijya mbura amahoro muribuka ubushize ukuntu twabonye uriya musaza amerewe yavunaguritse tumuterura tugomba kugira icyo dukora nkawe nkuzi nk'intwari ikibazo ugomba kudufasha twese tugafatanya tugahorera amaraso nunguze igitekerezo uriya musaza tugiye kumuhorera twasanze azira ubusa uriya mugabo tugende tumushake niba ngombwa ejo duhita tunamurangiza nawe nk'abantu banjye mwanzaniye igikorwa nawe nahise kuri umuntu w'umugabo mumbabarire rwose mumbabarire nanjye uriya n'umuntu wanjye wo mu muryango ibyo muntegeka byose mumbabarire rwose uriya muntu naramukundaga n'umuryango rwose naramukundaga njye ndabikora rwose ntabwo narenze rwose ndabikora rwose mumbabarire hano wacu tugomba kumuhorera uri kubyumva tugomba kumuhorera rwose nubwo n'ukuntu yabaye yanegekaye hejuru Alo, uranyumva musaza? Hanyuma nagiraga ngo nkubwire ejo mu masaha nimugoroba uzaze duhurire kuri rya shyamba rya Maganya tuzahurira. Hanyuma tuzakuzanira wa mwana w'umukobwa gusindagize tukubwira imyanzuro twafashe nyuma yaho tugiranye cya kiganiro nawe. Sawa.
Amakuru. Umukobwa. Mzee. Kuri beza. Amakuru ni meza nyine buhoro buhoro. Nta kibaye. Nakibaye gusa mbasha. Subizi. Ibyo nibyo bimbabaza. Mzee ni bandi bagukubita none. Ntabwo no urabona. Rwose pe. Gusa nyine ni amakuru numva ntabihagazeho kugira ngo ni ijuru ringwiriye se iyo ugize ngo ndatarabuka ko baba bubikiye aho hirya mu kigunda Baza nta kimenyetso na kimwe ujya ubona ntaki. Nta muntu n'umwe agukubita mu musaza se. nawe ndamenye uriya musaza ari mukobwa aba ari nijoro yewe inshuti yawe siko bihana nagerageje gutoza Wageze kuki? naje gusanga hari ibihungu biba hariya mu gakuru bibi n'indi mbwa imwe ntaramenya bigenda byigize ikipe ari bitatu Baza amatu. hari n'icyitwa ruka n'icyitwa rudomo nabisanze ahantu sinzi niba umusaza utarigeze yumva ayo mazina ibihamagara nabisanze ahantu bimura urumogi bimwe byararunyoye ibindi birarwoga ibyo bihungu abo bankuru usanga byigamba ngo ko duhaze itabi tuba turarikura he ngo icyitwaga rudomo nicyo cyabonye ati tujye kureba tatu tirambwa izi ko tuzayicira mukuru wawe nta kintu ibyo bihungu narabirebye aho bitaha nahise mpamya nk'inshuti yawe Aho ngaho ko byabikemutse. Uzaba byabikemutse. None impamvu yo kuhondagura ntiyaba yumvikana. yarambabaje none urumva nanjye None si impamvu none yo kuhondagura urumva nanjye nagushyigikira kuri rugomo ukoresheje imbaraga mu gukunda ubusaza ni ukubihondagura none ibyo ngiye no kubihondagura. nanjye ngiye kugenda rero ngane nawe yarambabaje nanjye biriya muzabikora rwose Urabizi se? muzabikora oya ngo ni bya rukara yewe yewe ese biri bandi ngo yabimenya ariko ntabwo namenya ko yakanirwa hano ariko ibyo ngibyo ubwo icyo ngicyo utaramenya izina kizi neza gishobora kuba ari icyitwa Pasi kuko Pasi niyo bashize no kwandara tukanahura nkababwira ntimwiriwe aranyihorera Pasi mbwa gifite ibyanwa bimeze buriya kitiyogoshesha cyabuze n'ijana yo kwiyogoshesha byerekera icyanteye agahinda n'ifoto uwo mwana yanyeretse ubwo banaga hariya mu murima mu Nyagacyamo nkararamo nkarinda ndikesha kugeza mu gitondo banyishe byarangiye Yaragufotoye se? nishobora kumujugunya mu rugendo umwana baramutumiye ngo aze arebe umurambo wa se aje aramfotora aho mariye koroherera mbonye iyo foto ndavuga ngo Imana yonyine niyo foto ninde wayifotoye? Wowe wayifotoye? ifoto ndafite muri telefone Wayifite? ukuzi Yezu yari ameze ku musaraba Ifoto? umutwe bawumennye amenyo Shaka twitahire mwana muzehe ntabwo nkigira umujinya mwinshi reka twitahire tukureke urumva murakoze cyane ariko ifoto yayifite musuhuze naho mu rugo sawa muzehe ikibazo ifoto se ndagira ngo njyewe twige kuri ririya tsinda ry'amabandi ritegurira musaza natwe tube twarikura mu nzira toka shitani mu izina rya isoni njyewe nica umuntu ntabwo bishoboka utamwishyura abona ikibazo kiri bukemuke gute nimba ibyo ngibyo byanze
reka twice Tadeyo kuko byose ni Uwiteka. Njyewe nica umuntu nta soni sinshobora kwica umuntu w'umupasiteri. Njye mfite Imana nakoreye uhereye kera kose. Ntabwo umwuka undi munyemeza kwica umuntu kandi ko nashobora kwica umuntu. Ari ngatangaye ubundi Sofia ariko wanazi ikintu kaje ubwo umva nje urabizi ko ndi umuntu usenga na kwa data barasengaga ahantu hose nabaye bazi umva naguhakaniye nje ko ntashobora kwica umuntu n'umupasiteri. Pastor ya nje sindi umurokore nimba ibyo ngibyo byanze genda shaka izindi nyegera z'amabandi zirabifasha n'umuri wa ntacyo ubwana bone asol just ni mumenya ko ukuza agenda gahoro ntibiba byoroshye akenera n'ubufasha mbega ntabwo biba byoroshye. icyo cyo ni cyo. Njya kumufasha aho mufashe ntabwo arakira kabisa cyane. Ibi bintu rwose bagukoreye turaje tuguhorere wihangane rwose tukuri inyuma turaje tuguhorere. ahubwo cyane namwe murashaka kunyica koko tuza musaza urabizi ninjye wakwihamagariye. ni wowe ni telefone yawe ndayifite singisinzira kuva nareba akababaro ufite uriya muntu yangeze aha ku buryo ijosi rye singikeneye kumva ari muri ku mutwe. niyo mpamvu twaguhamagaye ngo tukubwire uduhe uburenganzira tumurangize. oya nibyo kabisa tugiye gukora akazi kose. none se nk'ubu muramutse mumwishe ko leta izi ko ari igihe dufitanye ikibazo murumva batamfunga nk'aho ari igihe umwishe. urimo urirengagiza ibintu yagukoreye. vana ibintu by'imikino aho ngaho reka turangize umuntu nawe tumwohereza aho yaragiye kugushyira. mwashatse izindi nzira mwacishamo mba mushaka kumurera ariko mutamwicisha agafuni cyangwa umupanga cyangwa inkota. ariko muze wagabanyije ubutesi n'ubuguti. bamfunga mugasigara mwigaramiye. katukure kupfe none Ngiye kukwica ko atakugiriye muha mwese uri kumugirira. ariko wamugani umuri serete yabona ko navuye aho naboreye hariya nkajya kwica Tadeyo ugewe. none se oya nanjye nabihakanaga ntanagusura kwa muganga ubu nafashe umwanzuro tugomba kwihorera tukagira icyo dukora mukamwica cyane. umugambi n'umwe akwiye gupfa. wowe duha uburenganzira gusa mupfa kubikora neza gusa ku buryo bitangiraho ingaruka. twaje tuguhorere ibintu by'imikino uzana aho byamuze neza tubyihorere. kubera kari kamaze umwanya rero kanicaye gukandimo musaza wacu yarashize ukaguru amakuru yawe numvise barakize. shaho noroherwa uburwayi bwerekeranye n'ubumuga nyine ndiho ndatora kamitende ntakoroherwa ntese abagira ababitera ko bagihari. turega barankubita gushaka gupfa neza
nkamara kwa muganga nk'uko icyumweru ntumva uko bimeze banyishe bandangije ariko ndiho ndatora ka mitende yenda nzakira ni ukubera Imana kandi bo ubabwiye uti namwe mupfe ntibabyemera bakumva ko ari ibintu bigoye biryana ariko ugasanga bashaka ko ari jyewe wapfa ntabwo babyemera nabo ahora n'iki ndiho ndoroherwa kubera Imana uzakira aho rero nangaha irava iwanyu nayo imvura irava imvura irava twabonye ibiza bigusiga irava ariko irimo iragenda yego barabakiriye tubaha ikaze turabishimira ariko ngira ngo ikibazo nari turakira tekana ntabwo nakwanga kugushyingira kuko narakwishimiye ariko ikibazo mfite kingoye mu muryango uriya mukuru wanjye ubona yamereye nabi cyane ndetse mu buryo nifuzaga jyewe numvaga atantahira ubukwe bw'umwana nibyo papa wacu barabimbwiye koko wowe nshingira ibindi nta kibazo bose uzakubera umwana nawe uzamurira umubyeyi yego ukoze cyane numva gahunda ariyo ariko igihe uriya mwanzi agihari igihe uriya mugoma agihari ntabwo byamfasha ubwo rero nawe ugerageze ubwire uko byagenda niba uko ubyumva kabisa nta mpamvu rero kabisa ni ukuri murakoze reka mbarekere musigare muganira nanjye ngiye kureba amatungo umushumba yashoye inka ngiye kureba aho zigeze ubwo rero kabisa ndakwishimiye kandi kuko nanjye umugambi wanjye numva uzagerwaho gusa nizeye ko ikibazo ngo cyakemutse nta kintu nakuburana imbaraga mfite ni mwebwe umukobwa wanjye sigara uganira n'umushyitsi kandi uhumure murakoze cyane biriya bintu byose tukabibahanaguramo tukabahanuza amafamiye kandi twe tuzabigira ntabwo namufasha ngo reka dushyingire sibyo reka dushyingire noneho twebwe tuzubaka umuryango tunyuze izindi nzira ariko yamaze kudushyingira siko bimeze aramutse papa wawe yanze kudushyingira urumva ko ashaka kugira ngo tubanze twice mukuru twabigenza gute shushu ndamubwira umusaza tugomba kumutwara gake gake sibyo uriya ni umujinya afite nyine n'ibyo bapfa n'imiryango tugomba kumutwara gake gake akabanza akadushyingira twamara gukora mariage noneho tukabona kubunga tukabona kubahuza nyine umuryango ukongera kwiyubaka twizere ko atazabyanga ntabwo yabyanga namara kudushyingira twe noneho ntabwo uzaga n'uzazi ko agomba kumugira inama tukabahuza tukabunga umuryango ariko bimeze gashire ntabwo mba nifite ko umuryango wacu watatana kubera cyangwa bakwicana ntabwo mba nanjye ntuje turagikemuye kubera imana izabidufashamo tuzabona cyane ukuri papa wanjye ndamukunda ariko nta mpamvu ishobora gutuma dutanga imiryango ahubwo tugomba kuyubaka ariko turi kumwe siko bimeze bebe tubyanzuye neza mwese umeze utundi Sabuna. Makuru se bem. Ngera.
nakoresheje sandenganya ko kugenda n'indwara ya maze n'indwara yaryamye narebe kandi ntabwo yakunda sabuna cyatisa mu izina se muraho masabuna yambwiye makuru y'iminsi ni meza mama muraho ndameze neza kadara aho ameze neza aracyashima imana yarakize yarakize imana iramurinze twari tuje kubasura nawe tumubone none se namuzana tukaramukanya mwe mwicaye hano mu gatebe akoze cyane nawe ba wicaye hano makuru yanyu ngaho mwarabuze rwose twarabuze nanjye nararwaye ariko ngerageza umwana basukuye musukuye no mu bitaro nanjye ni uko aho nari mboneye agatege nubwo ari gake nabona bakanyaruka murebe none se ni wowe mubiri yaziye bwira papa wawe ko hari umuntu